bikorwa njyewe naribabariye njya umuntu ufite urukundo rwisha pani igice umuntu washaka kungira inama akampumuriza cyangwa se akanansuhuza. Yes, nyangusuza kandi zira komeze neza uri hose mu cyo gitandukanye birasiraza ibirengerazo amajyepfo amajyaruguru of course ntwaceke chua mugado kina n'abana ukira n'abanyina suratandukanye mu cyo gitandukanye sibanganye nguta na senye nanga sana mitima kubankurikirana urabagaye Kigali News 25 nyarukira kuri Isiaka TV 550 okore subscribe tuje tubana mu biganiro bya buri munsi nitujya tunanirwa kereka iyo twigishije babyemera mwabipenga turacyahumeka mwuka w'abazima umwaka mushya twese mumeze mute abari mu bice bine by'u Rwanda ibirasirazuba ibirengerazuba amajyepfo amajyaruguru natwe dutuye mu mujyi wa Kigali tumeze neza keneye kwamamaza ibikoresho byawe hamagara inomero zacu zitandukanye ariko nanone nimba ukeneye umuganga gakondo uvura indwara zitandukanye ndetse umuganga aguhindura ubuzima agatanga ubutunzi byo bitandukanye amagara kuri 0794085470 umuhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp ushobora gukora icyo bita please 250 hanyuma uri mu bihugu bitandukanye akagufasha ahahereye hose ikumwe ase wasetse ntago mbyina mbere y'umuziki njye ase wasetse ese gushaka kunsetsa mbere ingosozo badukurikiye rero kana kuri yacano twaburaga kera ariko nsuza bari kuri yacano abakomeze kuyikurikira nayivuyeho neza pe kandi na boss aho yambereye umwana mwiza komeze nabagire ibihe byiza basuhuze pe maraho neza ndabashuhuje abakunzi banje bankurikira twahirukanaga kera hashize igihe nari mugiye mu tuntu twishi ariko nongeye nagarutse ni Dina ugarutse turabakunda cyane yego bamwita Dina atuye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali no umunyamujyi akapara muri baba nyamujyi wa Besiko ntago ndi umunyamujyi cyane we ariko apara wa Besiko oya na uri umunyamujyi menyereye umuntu umunyamujyi tumenyereye n'umuntu wahavukiye nge naje mu nkuze nzubwenge mbona muri nyina kuriye hahantu twagiraga ibishirira tugenda tumureka gutya yenge niho nako mugacana n'udutodo yego na peteroli mugafata uducupa tuno twamarikere tw'iki gihe mugatobari neza mugashyiramo urutandu yego yenge niho nakuriye Kigali nahaje Imana yahanzanye nkuze nzubwenge mbona ni heza ndahakunda cyane ndahakwamira yego hari abantu dise baraho usanga ngo zagituma zabe ngo ntago kiguruka twarananiwe nakora ngo twananirwa kubera ko ibikoresho mwabantu mwe mukaje mudukurikira impamvu tuvuga ngo subscribe mujya muzido munatuye n'amakomantere kubera ko kugira ngo kino kiganiro kirebe kigiye bisaba procedure ndende kugikamera giza muri kubona kamera kwigitinga rumva ushaka internet rumva kugura amashire ntago babyoroshye rero mujye mubona mumaze ibisi mutatubona tuba duhugiye nyine muri utwo tuntu gushaka muze gushimira umuntu bambwe ateka ngutere inkunga nyanga abakunze nibakore kuri cyo hariho abantu beza Dina aho bari hose bubahwe kandi nanjye ari umuntu mwiza cyawe tatawe umusohoza ndamusuhuje hari hose n'ukuri Imana imumpera umugisha amina kandi ibyo uvuze Imana izamukubire kenshi ku munsi meruka yego ariko nanjye imako ndi mubi wowe se oya mama nayo ntari bijyawe nta kibazo igihe cyose nkuzi ntari bijyawe ubeshya nakubwiye se ngo iki ijambo wambwiye ejo bundi ngo ugira umuntu ngwiki umudamu ngo ukuntu bibabwira ariko ibabwiye nari ikibazo gifite ni kimwe cyonyine ni kimwe cyo n'ubazi kivugira ko batusabgira umudamu witonda Imana imworohereza uzi ikintu gituma umuntu agira amahoro yo mu mutima gatuza akabyubaka akagubwa neza iyo ufite hajya ninde waririmbye ngo iyo ufite ukumenya akakwitaho ni medi uwo muntu niwe ndi kubura wenyine iyo ufite umuntu ukumenya akakwitaho biruhura umutwe urona imba narahangayitse narashize ariko kugira urugo rwiza mbwa ni byiza uzi ndugize uzingize urugo rwiza nahitangana nawe umugabo bitese ikitu wicara mu modoka wenyine
cyangwa nitwa kaburimbo. Oya ari uwo nzi ngo bita sikitu yicara mu modoka wenyine kubera ubunini. Nanjye ngize urugo rwiza nkagira umuntu unyitaho. Nkahita mba munini n'intebe ntabwo nanjye. Ubwo umuntu kwita ni nk'umuntu meze ute? Umuntu ugukunda by'ukuri. Atari babandi bigo babeshya. Ya umuntu kumenyera ikintu cyose wasitara ngo pole. Mbese umuntu ngo warwara ati mpore uri kumbaza ntago se by'urukundo uko bimera usibye by'iki gihe bimeze nka wajya ngo bagiye babipirata nema nabo ko satani bipirata ariko ngenda nyuzwe urukundo rwa kera ariko ngenda nyuzwe urukundo rwa kera rwiza. hari umuntu wakoze ikiganiro ndamukunda cyane akajya avuga ati umuntu ntago yakubwira ngo aragukunda nta kintu aguha yaguha n'akarabo yaguha n'agakaramu yanakureka n'umutima mwiza cyane none se byo ko iyo mbibura ubuma nabyo buhagute ambwati saka turaburanye dore ko mu myaka yashize hari ibyo batuze n'ibyo twahindutse. Dina niki cyakuze kuri kamera zacu? Nari nkumbuye abakunzi bacu batuze namwe nari mbakumbuye cyane. Ariko najya ngunganiriza n'abakunzi bacu tuganire. Hari ukuntu uvuga nk'ikintu kikuremereye kumvura ruhutse. Uzi ikintu cyanzanye hano? Gito nje dore kuganiriza wena ngo nkubwira gahinda mafite. Cyose dukurikiye ubizi. Numva ko wamapore. Ako ngiye pole. Oya ni cyose nta mu myaka 60 nta mukunzi. Nkubise ku ikofe ntambwira pole nkumva ndaruhutse mu mutima. Cyangwa nk'abati mureba. Uzi ikintu cyanzanye hano? Nge numva mu myaka mfite imyaka maze numva nshaka nanjye kugira amahoro yo mu mutima nkagira umuntu unyitaho nkumva ndatuje nanjye nkagira umukunze nkumva gukundana uko bimera ya ubwo nagira ngo wowe n'abadukurikiye niba muri amapore niba mubimfashamo mude ntago mbi wowe uzumbwira ngo urashaka ngo umukunzi sabanye abakunzi benshi uzimana mumpaye abakunzi benshi se bana hoya bajye ubona sinaguzi ngo nyinshi zasenyutse kubera YouTube channel usashaka umukunzi wo muri YouTube koko bamwe ngo urashaka kubabwira abandi ndashaka umukunzi wo muri YouTube situke tuvanga inzira z'Imana zihenga igihumbi hari umuntu wambona hano atarasanga mbona cyane hano kuntu yambona Imana ikaduhuza biteye n'inzira z'Imana zirenga igihumbi hano kuri YouTube se haba abantu bihariye no mu Rwanda bihariye n'ahandi abantu bose barahaba hose si hose Imana zirenga igihumbi Imana ntago wamenya hinyura cyane ariko niba hari igikomere mfite imyaka yanye mfite numva nanjye Imana impaye urugo nkubaka nkagubwa neza nkabona umugabo twubahana byaba byiza kurusha niba muri bumfashe gusenga rero senze ko muri ubigenza asabanya amasengesho bikigenda nabo ko nabonye babatubuza oya hariho abantu bose nagara batubuza ariko dufite Imana yumva cyane nkanje gusa ariko ndababaje bikuruye neza akubona ko mbabaje sinzi muri Korowani cyo muri Bibiliya hano handitse ngo muzahabwa kandi mukomanga muzakingurirwa gusaba kwiza ni gute gusaba kwiza ushobora gusaba imodoka hari ufite perimi ukabusabye neza usabye imodoka nta perimi ugira utayibashe kuyitwara se wabusabye nabira mbigeranya nk'ibyo cyo bati Imana mfite perimi ndashaka nzabona akazi k'ubushoferi ngo gusaba nabe ntekereza ushaka kuvuga ati ndashaka umukunzi cyase ndashaka umugabo utujuje imyaka yo kubaka urugo ngo ntiwabusabye nabi ugiye kwikurira amageragere tumera n'ubwo bwa bwara urishazi ndabona imvi zarabaye uruyenzi ariko nizi umusatsi nanjye mfite uruvi hano munuza ku myaka 29 yanjye uzi ko mfite uruvi munuza mu bwanwa ufite 29 se urabeshya abakunzi basinyamaje rata navutse mu mwaka w'1989 bita mu myaka mfite ariko ko 34 yanjye rahagije ariko ko biri kose numva wangira inama kandi nayubahiriza ikagira hinkura nahigeze amwereka twaniye ndashaka umugabo ndashaka umuntu nyitaho ndashaka umuntu nzajya ndara mu bituza ndashaka umuntu nzajyana nawe muri douche ndashaka umugabo nzajya ntekera ndashaka Maria wambwiye yenda ndashaka umuntu nzandwara akambwira ati Sheri Paul nkabona rega nzane nako gasukari nkimbura agacyayi dore ko nkakunda kubi mwajya mu buriri ugapfumbata cyane rwose kabati kawe umugabo mwiza mugabo yataha Sheri ngujyana muri n'agaswara rantungu yatifata no duhumbi cyumukoreshe mu mutwe umuntu nk'uwo ngo dukeneye amavuta kantungura kanzanira n'agasaha nkaka nkajya mpinduranya mbese ubona hari umuntu ushaka ko tubona uri amudema ari umusirimu ya ibyo rero nta guciye mu ijambo hari abantu babona kuntu umuntu asa ngo arasa n'inzobe ibyo nta hantu bihuriye n'ubuzima tugere twakurana ikiganiro wowe uramvugira uravuga ati ashobora no gusa gucya bamusohoye mu nzu nibyo nibibaho nawe se kubizi ibyo rero nta hantu bihuriye n'ubuzima cyane uko umuntu abayeho ushaka no gusa n'inzobe waraye no hanze
shobora no gutira n'umuvandimwe akenda kugira ngo ujye mu bandi usa neza hatagiye kunyuzamo ijisho ye nuko ngiye mbyumva ariko nta bintu birenze. Ujya ukurikira ama YouTube channel nubwo hari abantu babiri bari mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB ubwo dosiye bigenda kujya mu rukiko kandi abo ni abantu banyuze kuri no channel mu rwego rwo gushaka umugore kuri YouTube cyangwa ushaka umugabo kuri YouTube bitewe n'uburyo mwikundane n'uburyo mubanye ugasanga umugabo arahindutse abaye ikigeragezo cyangwa umugore abaye undi muntu ku ruhande rwabonye umukunzi kuri YouTube wenda ikiganiro ndabizi bazaguhamagara shaka guhamagara cyaka muri muntu cyane ushaka nimero zawe zambwe zishyire ibyo birakorera nta kibazo rwose ari kibazo ubwo ngubwo rero uwo mugabo uzagukunda by'ukuri cyangwa wize kazavera kuri YouTube channel cyangwa ari nabo muzamuturanye bakonaga akagutinya twamuhera he byagenda buke byajya gute akabati nanjye kamwebeke uzabwirwa n'icyo umugabo ari seri ugiye kubaka ibyo bintu mvuga bigendanye no gusenga. Bibiliya yaratubwiye ngo urugo rwiza n'abana n'amatungo bihabwa n'Uwiteka. Agakurya turuguru rubina none rutwa na gereza. Noneho rero ibyo njye nimo nivugisha nta burenganzira afite bwo kureka ku mutima w'umuntu. Ahubwo rati iki Imana yakugeneye wenda ikarekabona narababaye ikavuga ati mwana wanjye nawe tuza. Niyo yampuza n'umuntu muzima. Njye nuko nguko mbyumva. Ndetse ko nta muntu ureba ku mutima w'umuntu nahabwirwa ni. Munashaka no kuza gusekera kugira ngo ni ibyanyabyo kandi atari byo. Ibyo nabyo biremera birashoboka cyane. Umuntu ngo mwana wanjye nimba gukomera amashyi ngo nuzizereke iki. Ngo ngira inama uranduta mbireke mbivemo nzayide nisazira Yesu azarinda agaruka nkimereye. Yesu ngiye nago Yesu ni intumwa y'Imana muba mumishe. Reka mbwe nitujya ngo muri Yesu Imana ifashije. Nyine jumbi cyandi kubaza. Ngewe n'abakunzi bacu muri comment bazatubwira. Wowe ungiriye inama ibintu byo bakunze mbyihorera kuko ntabwo namenye neza. None si umwuka kanya kumva mu rugo banyambitse urukweto. Si wumva urumva bangaburiye. Urumva nabwo ngo reka urukundo. Ahubwo reka nkubwire ngo urumva Imana izaguhe mukunzi mwiza izaguha urugo rwiza izanabwo kubyara hungu nako izakurinda abagabo bigiye bibyageze. Nibyo nagusabira ariko nanone ngo mushishoze kandi murambe. Hari umukobwa tumaze imisi tuganiriye ati ngiye mu ntambwe ati dukore ikiganiro taranyishyura ama n'inzoga ndasinda mba gutyo iyo yankoresheje naze kwicuza impamvu nabikoze sibyo urumva byari ubuzima. Hari umuntu ushaka kuza akaguha amafaranga urumva akagukunda byaka bati dinanda gukunze buri kimwe cyose amafaranga afite kumva afite cya gisimba cyadanje buri wese ati hari umuntu uvuga atakugira ngo ngewe ntwite byari nakwaguye ngo ndware sida akemera nkatwita ko urukundo ruboba ndabivamo. Oya nakubivamo shishoza urukundo none se ikibazo gihari Dina wigeze kumbwira ashize igihe ngo nuzabona ibishashagirana byose kari zahabu. Ibyo mgeze ku ibyo bintu ro mitano muri no mihanda turaziranye twese tuzabigenza gute ariko rero ngiye ubushobozi bw'Imana oyi buretse ngiye Imana yimije ikintu nyisaba umugabo muzima umugabo ufite urukundo uteye nk'abantu biwacu mu majyaruguru utafite amanyanga ndi wo mu majyaruguru suza abantu bari Gisenyi za Mbuga Ngari za Magengo reka nsuze n'abantu bari muri hoteli twa Happy Home Imande yatubitaho nganda basuje cyane no muri Mbuga Ngari ariko Mbuga Ngari abindaya sha Gisenyi uhakunda kubi ariko reka nenge ari umuntu nago ngiye kubivuga ari umuntu ejo bundi wasinze ashaka kurwanya inzego z'umutekano Igisenyi ariko ingabo z'u Rwanda turabana n'abana beza baramurebye atereka tujye kugucumbikira ejo zata ibaze kuba icupa ari kwereka ko ingabo y'u Rwanda cyangwa umusirikare cyangwa umuntu wambaye umwenda w'igihugu ushaka kumufata ko kwiboneye ariko nanone ko ingabo z'igihugu zigira customer care nanjye nakwifuza umugabo uzi gutanga care mu bibazo habaho wihanganira undi kuko bene uwo wanyweye n'akana karengera urumva nta kintu wamukorera. Iyo gukora ikiganiro mvuga imyaka maranye n'umugore 17 n'umwana nyipfura yafashe indangamuntu ubona ukuntu ufite urugo rwiza sinange reka Imana izaruma urugo rwiza rwiza majyaruguru urugo uvuze gute urugo rwiza ngewe mvuga n'ubunimi muzamwihanga oya ni iwanyu mwese ngewe kera nize nyiga mu rukiga nize kuvuga igikiga ntazi kera ko ati se bite bya nuko gusa Imana izaga umugabo mwiza sinukeneye no konsa koko reba imyaka ibaye myinshi amugane ya ndirimbo y'Imana ngo imyaka ibaye myinshi nukuri ariko ya Imana irabizi uburi papuka ni mama
narabimenyereye. uri papa uri na mama ku giti cyawe. Ndi umugabo, ndi umugore, ndi umuntu wese, ndi n'abana. Reba uruhare rw'umugabo n'urw'abana bakagombye kuba bakora n'inge byose bikora. Urumva ntababaje? Ariko umugabo araryoha koko. Ariko uriya muhanzi warenga ngiyo ufite ukumenya akakwitaho. Asira amatara ari ariko medidisi ngo reba nk'ubu nshaka kugwarira mu nzu urugero. Ntafite umuntu mbaza ngo waramutute, ntafite umuntu ngurira agasukari cyane nagacyaye. Se nagagariramo abaturanyi bazabimenya ryari. Ikibazo ubuse ubonye nk'umwana ufite umwanzara akaba mu nzu wenyine cyangwa akabura umuntu w'umukunzi umuba hafi. Ubuse nta n'ujya kuvuga kuri telefone ati shiri waramutse nawe ngira nawe naramubuze. Ariko ngo habaho ngo hari igihe habaho indwara z'abantu bo kwisa baroheje abandi. Gwe n'ibirozi biba umuntu akakuruga ariyo mpamvu batemumva namamaza urumva umuntu akaguha uburozi butuma umuntu wese akubona akakubonamo umwanzi kanakubonamo nk'umuntu usa nabi, umuntu uri mubi, umuntu uri aho ngaho utanashimishije. Ariko njyewe ndumva ntabyishinze byahubwo nuko nishinza ku isaha y'Imana itaragera gushakira igitangaza cyaye nanjye nishime nk'abantu. Mu myaka 40 igitangaza gukira ibaze n'ujya 45 byoro gutarufunga ngabagore n'imyaka 45 bona bango oya ntage Imana yabyemera. Ese ngo kuri YouTube haba abantu benshi ubonye nk'akajama k'imyaka 25 ukavuga ati rwose icyambere n'urukundo ntage imyaka ariyo yubaka. Reka pana nk'aba bandi ba abakundi bacu barabizi pana nk'ababureze waha amahirwe bureze abazanye burake. Yereka nkubwire gusa umuntu mukuru ushesha kanguye kubaka ntago bimuvuna ntago uvunika, ariko abantu b'abana bararushya. Hakwagiye Imana yamuza n'umuntu w'ibyishimo byanjye kandi bikagenda neza. Wabanye muka president warabibonye nawe kuri wa muhungu ahora muri gereza ngo sinzi ngo arongo mwana ngo sinzi ngo arongo. Ariko ko ngo haba umuntu ushaka kuryamana nawe akagukasirira. Byumva abantu babivuga. Nyumvana n'abantu bahuye nabyo ntago narenze ko bibaho. Umuntu arakubwira ati ushaka guhura n'umuntu kaba afite amaraso mabi bikagendera gutya na gutya, mbyumva n'abantu. Nje ntabyo ndabona. Ubwo rero nimba bibaho nta makuru yabyo mfite, ariko sinzi uko nabivuga. Wenda ntago tuza kuvuga byinshi, nje sinjya ntinda mu makona nkubita mbangura nguruka kuko ngo abakunzi banye nyamara mujye mundiye mukore share mukore like commentaire nimba n'ikindi giteye n'inyunganizi byo mbwira, ariko nimba naho nitwarira nabi yo muri commentaire unyandike. Ariko nanone abantu yo muri commentaire bakanuka n'ukuri kw'Imana Imana igibagirira neza Imana igibagirira neza pe. Hari umuntu wagututse twajya abantu kasha Imana ako nabangwa na bose Imana ibagirire neza. Nta ukundwa na bose nta nubangwa na bose. Nk'ubu nkanje hari uwankunda akabona ndi nta kibazo ntwaye n'uwabo raterura rugore ruba ruri kuri kamera rumaraye. Arimo kuvuga ibiki? Turaruntu rushaje kuri ari kuvuga ibiki? Ariko rata Imana nge nkubura nkunda guca bugufi nta kiza nkacyo ukubaha abantu ubundi Imana nayo ikaguhisha agaciro. Nge nibyo nkunda. Hari uwakubona akabona wasaze ariko ya ntacyo bitwaye. Ikizima n'ukubuzwi n'Imana nta kintu cyabangamira abantu wakoze muri society. Ubundi bayahute n'abantu. Nge kintu nkunda umwana wo mu majaruguru nkunda kubana n'abantu bose amahoro nkagerageza nkuko biri bidusaba. Ntago nkunda kujyana n'umuntu ikibazo. Wera turabigerageza satani ntabikunde ko bibishana ku ijana, ariko ngenda bikunda kuba ntashaka kujyana n'umuntu ikibazo. Mbese no timo turasoza rero numero reka tuzashyire kuri screen. Reka tuzazishyire oya hataba hari umuntu uzishaka cyangwa kuzivuga umuntu uzishaka azaguhamagare. Oya azaguhamagare waretse akazazikubaza ashaka kuzazimbaza. Hari igihe umwana mama magasimbitabe ariko WhatsApp yanjye biriho, ariko zibabwire pe kuko kuhamagara nibyo byiza kurusha. Hari umuntu wamapore akangira n'inama kanavati ngiye urwo rukundo ndarufite. Hari umuntu w'abagore urukundo ndarufite ku bwinshi, ufite gwishira utarigeze reka amagambo vuga ibikorwa. Ngewe naribabariye nja umuntu ufite urukundo rwisha pani gice. Umuntu washaka kungira inama akampumuriza cyangwa se akanansuhuza. Nimero yanjye ni 0787 29 ni nayiba kuri WhatsApp. Utazazumva neza azampamagara cyane ndiki. Nimero yanjye kuri screen iriho amwita Dina.
umwana wo mu karere ka Gasabo. mu karere aka Gasabo aka Gakenke hose ndahari. Hari aka Gakenke mu majyaruguru hari n'aka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ubuse umugabo ubonye umugabo dusigaye umunota umwe wonyine ubonye umugabo udafite ubutunzi ariko ufite ubushobozi. None se ubutunzi nibwo bwubaka ni kujya wibwira ubutunzi abagenda ku butunzi. Oya twe ntago ari ibyo njyewe umuntu ufite umutima mwiza byenyine umuntu akakugaragariza